Bakristo bavandimwe inshuti kandi bana umubyeyi Bikira Mariya Kristo Yezu akuzwe. Tubifurije ikaze mu rugo rw'umubyeyi Bikira Mariya, umubyeyi udukunda, umubyeyi utwitaho, umubyeyi utugira inama nziza, umubyeyi utuburira kandi akatuba hafi muri byose. Bikira Mariya rero ni inzira y'Imana, ariko kandi ni inzira iganisha ku Mana. Ni inzira y'Imana kuko Imana yahisemo kumunyuraho ikaduha umukiro. Ni inzira iganisha ku Mana kuko abantu bose nabo bagomba kumunyuraho bakakira uwo mukiro. Kuba mwaje uri benshi kandi beza ni ikimenyetso cy'uko mumukunda, ni ikimenyetso cy'uko mwifuza kumubera intumwa, ni ikimenyetso cy'uko mwifuza kubana nawe, mukamubera abana, nawe akababera umubyeyi. Kuri uyu munsi rero nimunyemerere tugaruke ku ngingo ebyiri z'amabonekerwa ya Bikira Mariya hano i Kibeho: ukwemera n'isengesho. Ukwemera n'isengesho ni ibintu bibiri bigomba kuranga umukristo. Umukristo wiyemeje guhamya Kristo aho ari hose, umukristo wiyemeje kumwemera no kumwemeza abandi. Ikibeho rero Bikira Mariya yavuze ko ukwemera n'ubuhakanyi bizaza mu mayeri, uburyo bwo kutuburira kugira ngo tudatakaza ukwemera kwacu tutabizi. Isi yacu iragenda irushaho kuba mbi, isi yitwara nk'aho idakeneye kwiyambaza Imana no kuyisunga. Ni isi yigomeka kandi irwanya iby'Imana n'Imana. Bikira Mariya nyina wa Jambo aduhamagarira gushishoza no kuba maso kugira ngo tutagwa mu rwobo, bisobanura ibyago n'ingorane twikururira. Twakiriye ukwemera kuvuye ku Mana binyuze muri Kiliziya, umuryango w'abana bayo. Ukwemera rero gukurira mu miryango yacu itandukanye kandi kugashinga imizi mu mihamagaro yacu itandukanye no mu butumwa bwacu dufite muri Kiliziya. Ukwemera ni uburyo bwo gutunga ibyo twizeye, ni inzira yo kumenya ibintu tutarabona neza. Ukwemera ni ishingiro ry'ibyo twizeye, ukatubera n'icyemezo cy'ibitagaragara. Ukwemera niko kwahesheje abakurambere bacu gushimwa n'Imana. Ukwemera kutwumvisha ko ibyaremwe byatunganijwe n'ijambo ry'Imana, bityo rero kubitagaragara bikomoka ku bitagaragara. Ibyo turabisanga mu ibaruwa yandikiwe Abahebureyi umutwe wa 11 umurongo wa 1 kugera ku wa 2. Uwemera ntahwema kubona ukuboko k'Umuremyi mu biremwa bye. Kwemera ni umutima wawe Imana, kwakira ijambo ryayo no gukurikiza ugushaka kwayo. Biguha kumva neza ko byose bikomoka ku Mana
kandi akaba ariyo biganaho. Ni ishingiro ry'ibyo twizeye byose, kuko kwemera n'ukwizera bidatana. Uwemera ahora yizeye Imana, kandi uyizeye ahora ayemera kugeza aho ayemeje abandi. Dukurikije ibonekerwa rya Bikira Mariya Ikibeho, ukwemera ni wo muti ufatika w'amakuba n'amagorwa y'isi yigometse ku Mana. Ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 12, 1981, nyina wa Jambo yahishuye ko ibibi by'isi cyangwa se ibibi byibasiye isi cyangwa se iby'isi byibasiye ukwemera kwacu n'imibanire yacu n'Imana ari ubuhakanyi, kutihana, ubwirasi, gushidikanya, guhakana Imana no kuyimenyera, kuyihinyuza, kuyubahuka. Ibyo byose bituma dutakaza ukwemera tuyifitiye. Ibi byose rero bibabaza umutima utagira inenge wa Bikira Mariya, kandi bigasubiza umwana we Yezu Kristo ku musaraba. Bikira Mariya ni nyina w'abemera, kuko ari we wa mbere wemeye ijambo ry'Imana. Urahirwa wowe wemeye ko ibyo watumweho na Nyagasani bizaba. Turabisanga mu Ivanjili bwanditswe na Mutagatifu Luka, umutwe wa mbere, umurongo wa 45. Mariya kubwo kumvana ukwemera gushyitse, yiyemeje n'umutima we wose kugandukira ijambo ry'Imana no gushaka kwayo. Yemereye Imana kumunyuzaho umukiro w'isi. Niyo mpamvu ubutagatifu bwe dushobora kubwigana mu buryo bworoheje kandi busanzwe. Bikira Mariya ni icyitegererezo cy'ububyeyi bwa Kiliziya. Bikira Mariya ni irebero n'irorero ku bakristo bose bifuza gukomera mu kwemera kwabo. Dushobora natwe rero kwemera Imana nka Bikira Mariya. Nk'umubyeyi urangwa n'ukwemera, Bikira Mariya ahora adukomeza kandi akadufasha kumva agaciro k'ubuzima bushingiye ku kwemera. Ukwemera ni igisubizo umuntu atanga ku giti cye bwite umuhamagaro w'Imana. Niyo Imana nifata iya mbere mu guhamagara umuntu, maze nawe agatanga igisubizo kigaragaza ukwemera ifitiye. Nk'uko Yezu abivuga ati, ntawe ushobora kungeraho atabihawe na Data wanyohereje. Ibi turabisanga mu Ivanjili bwanditswe na Mutagatifu Yohani, umutwe wa 6, umurongo wa 44. Ibi bivuze ko Imana ari ishyira mu muntu inyota yo gusanga Yesu. Ukwemera kwa Bikira Mariya ni igisubizo ku muhamagaro wo kuba nyina w'umwana w'Imana na nyina w'abantu bose yacunguye. Ni umubyeyi wacu mu buryo bwo kwemera no gukora gushaka kw'Imana. Ikibeho, Bikira Mariya yatweretse ko ari umubyeyi wacu twese abemera. Amabonekerwa ya Kibeho agenda agaragaza ububyeyi bw'umubyeyi Bikira Mariya. Ubwe aza hano bwa mbere Kibeho yaragize ati, ndi nyina wa Jambo. N'uwo yabonekeye yaramubwiye ati, mwana. Ntushobora kuvuga mwana utizi nk'umubyeyi. No mu mabonekerwa yandi yagiye akurikiraho, Bikira Mariya yagaragaje ububyeyi bwe kurusha uko yagaragaza ubwamikazi. Aho yazaga yigisha abana gusenga, abigisha kuririmba no kubyina, abigisha agaruka ku myitwarire yabo nk'abakobwa. Ububyeyi bwe rero butubereye ikiramiro, bukadutera inkunga kandi bukaturwanirira mu rugamba turwana n'umwanzi Sekibi, tubikesha ukwemera dufitiye Imana. Mu bwicishe bugufi no mu bwiyoroshye, yemera umugambi w'Imana mu buzima bwe. Iyo tumwisunze buri gihe, atuyobora mu buzima bwo gusabana n'Imana Data binyuze mu mwana wayo Yezu Kristo, umuhuza umwe rukumbi w'Imana n'abantu. Kubw'ukwemera kwe n'ubwitange bwe, Bikira Mariya yagize uruhare rukomeye mu mugambi w'Imana wo gucungura abantu. Mu gihe
cyagenwe cy'amateka ya muntu yiyeguriye Imana, ayegurira ibye byose, umubiri we na roho ye atizigamye. Muri we, mu nda ye n'umutima we yatwaye umwana w'Imana kandi amuha umubiri. Binyuze kuri we, Jambo yigize umuntu abana natwe, nk'uko tubisanga mu Ivanjili uko yanditswe na Mutagatifu Yohani, umutwe wa 1 umurongo wa 14. Natwe rero kimwe na Bikira Mariya dufite umuhamagaro wo kubyarira Yezu isi. Muri iki gihe turimo, muri iki gihe tubona isi igenda isa nkaho ihakana Imana, imenyera Imana, yivumbura ku Mana, isi yigomeka ku Mana. Mariya aduha Yezu kandi akaduhuza nawe, atwigisha kumusanganira kuko nawe asizana dusanga. Ukwemera ntidushobora kukwiga mu bitabo runaka, ntabwo ari imbuto y'ibitekerezo byacu cyangwa iby'abandi. Ni ingabire ikomeye y'Imana idusaba kuba hari aho twahuriye, ikatwibwira natwe tukayimenya bitari amabwire cyangwa inkuru mbarirano. Ukwemera kudufasha guhishurirwa no kumenya Imana binyuze kuri Yezu Kristo. Mu byanditswe bitagatifu tubona ko ukwemera gushingira ku guhura na Yezu. Ushaka kubibona mu Ivanjili uko yanditswe na Mutagatifu Matayo, umutwe wa 9 umurongo wa 9 kugera ku wa 13, na Luka umutwe wa 19 umurongo wa 1 kugera ku wa 10. Iyo turebye dusanga abigishwa baremeye Yezu uko bamubonye, bakamwumva, bakamwumvisha amatwi yabo, bakamukoraho n'ibiganza byabo, kandi bakanasangira nawe. Ukwemera gutuma duhura na Yezu. Bikira Mariya afite uruhare mu mibanire yacu na Yezu kuko ari umuhuza wacu na Yezu. Umwana yasamye kubw'ububasha bwa Roho Mutagatifu. Duhura na Yezu Kristo rero mu gitambo cy'Ukaristiya, mu gusangira ijambo ry'Imana rigaburira kandi rigakuza ukwemera kwacu. Tumubonesha amaso y'ukwemera kandi tukamenya tudashidikanya ko ari we watumwe n'Imana se gucungura abantu bari mu bucakara bw'icyaha n'urupfu. Mu kwemera, abakristu bakurikira Bikira Mariya we mwigishwa wa mbere wa Yezu, bityo bagahamagarirwa guhamya uwo bamenye kandi bakamwemeza abandi. Ibi ntibiba mu magambo gusa, ahubwo bishingira ku buhamya bw'ubuzima. Ababona uburyo tubayeho gikristo bagomba kureshywa kandi bagakomezwa n'ukwemera kwacu kugira ngo nabo bahure na Kristo. Ukwemera kwacu gukwiye gufasha abandi guhura na Yezu no kugira nawe umubano wihariye. Bitewe n'ukwemera kwe, Bikira Mariya yizeraga nta shiti ibyo yabwiwe na Nyagasani. Ibi biratwereka ko kumenya Imana ari inzira y'ukwemera ishingiye ku kuyizera byimazeyo. Niyo itumenyesha kandi ikaduha imbaraga zo gukora ugushaka kwayo. Kwemera bisobanura kwiringira Imana byuzuye, kuyegurira ibyacu byose ngo ibigenge. Ubuzima bwacu, imishinga dufite, ibyishimo, amahoro n'umunezero byacu. Twavuga ko umubano wacu n'Imana uturuka kandi ugashingira ukwemera tuyifitiye. Ese twemera Imana? Ese twihatira no kuyemeza abandi? Hari abantu babaho nk'abatazi Imana cyangwa se nk'abadashaka kuyimenya. Akuyu mugabo wari umukire, burya ngo abakire barakimara. Umunsi umwe ari gutembera, yurira igiti ngo akomeze kwishimisha, maze ishami yari yuriyeho riravunika, yisanga anagana hagati y'igiti n'umwobo wari uri iruhande rw'icyo giti. Nubwo atarazi Imana, atangira kuyitabaza ati, Mana, bambwiye kubaho, nubwo njye ntabyemera, nunkiza uyu munsi nanjye ndakwemera. Imana iramubwira iti, ngaho rekura ako gashami, maze
ukire. Wa mugabo aramubwira, abwira Imana ati bambwiye ukuri koko kuri umugome, urajyane kuri agashami maze mfe. Natwe hari udushami Imana idusaba kurekura kugira ngo twigaragarize. Reka kuroga wemere, reka ubujura wemere, reka ubusambanyi wemere. Ariko ugasanga biratugora kuva mu cyaha, kuva ku kibi twiziritseho, twumva ko aricyo kiduha amahoro kandi kiyatuza. Ukwemera rero, kwemera Imana bidufasha kwitandukanya n'ibitariyo n'ibitari ibyayo, tugakomera mu kwemera. Kuko umubyeyi Bikira Mariya yagize ati nimukomere mu kwemera. Ukwemera n'ubuhakanyi bizaza mu mayeri. Abantu bazemera bageze ubwo batakaza ukwemera, bayobagurike, bashakishiriza Imana aho itari. Bikira Mariya dusaba gukomera mu kwemera no gushishoza, tukirinda kuba abamenyeramana, tukirinda kuba abubahukamana. Mu buryo bwe bwo kwemera, Bikira Mariya twigisha kutigera dutakaza ukwemera dufitiye Imana no kudashakisha ibindi bitari. Gushidikanya ku mbaraga zayo no ku bubasha bwayo bituma dutana tukajya kure yayo, amahoro akaba make n'ibyishimo bikayoyoka. Nubwo yaducunguye koko, ni ngombwa ko natwe tumugaragariza ukwemera tukamukomeraho. Nubwo ubuzima bwacu rimwe na rimwe buhura n'ibigeragezo n'imivumba y'isi, twe duhamagariwe kwemera nk'uko Bikira Mariya yemeye ko umugambi we uburizwamo imbere y'umugambi w'Imana no gushaka kwayo. Igihe cyose rero turwanya umugambi w'Imana, igihe cyose tudashyize imigambi yacu mu mugambi w'Imana, usanga twiyuhiriza ubusa. Bikira Mariya rero twamwigiraho guhara imigambi yacu bwite kugira ngo twemere umugambi w'Imana mu buzima bwacu. Ntabwo rero byoroshye, kuko akenshi usanga duhatira Imana kwinjira mu byo dukora aho kugira ngo twemere kwinjira mu byo ishaka ko tubamo. Ukwigomeka ku Mana Bikira Mariya yamaganye inshuro nyinshi kibeho, biva mu gushaka kuyobora ubuzima bwacu itaburimo, ndetse no kubaho nk'aho tutayikeneye. Aho niho hava gushaka kwirwanirira no kwirwanaho, kwikomeza, kwikiza ubwacu, aho kurwanirirwa no gukizwa n'Imana. Bituma rero tuyoba ndetse tukanayobagurika, aho gushakisha Imana, aho kuyishakira aho iri ugasanga tuyishakira aho itari, aho kuyisenga ugasanga twisenga cyangwa se tugasenga ibigirwamana, aho kuyisingiza ugasanga twisingiza cyangwa se tugasingiza abantu. Ukwemera kwa Bikira Mariya gushinga imizi mu kwemera kwa Aburahamu, nuko tubibona muri Magnificat igisingizo cye. Muri ubu buryo kwemera ni ugukurikiza inzira z'abatubanjirije mu kwemera Imana, abo twita abakurambere bacu. Kwemera ni ukumenya Aburahamu na Bikira Mariya tukabareberaho. Ukwemera kwacu kugomba kuyobora ubuzima bwacu mu gukora iby'Imana ishaka, dufite icyizere cyuzuye. Kwemera Imana ni ukumenya ko ifite uruhare mu buzima bwacu, mu bikorwa byacu bitandukanye. Abahisemo Bikira Mariya nk'irebero n'irorero ry'ukwemera bakingurira Imana imitima yabo kandi bakemera kuyoborwa nayo. Niyo mpamvu natwe niba twageze ahangaha tugomba kugaragaza inyota dufitiye Imana, kandi tugasaba umubyeyi Bikira Mariya akatuba hafi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Hari igihe duhura n'inzitizi zo kwemera Imana. Umubyeyi Bikira Mariya atwinjiza mu mayobera matagatifu kuko adushishikariza kubaho turangwa